Muraho neza nshuti bavandimwe, dukomeje kwigana ibyigisho biyobora abakoze kwiga Bibiliya. Nk'uko twabibonye, turi kwiga icyigisho kitubwira ngo urufatiro n'igitabo cy'itangiriro. Ni icyigisho cyiza cyane twabonyemo uruhererekane uhereye mu itangiriro, uburyo ubuhanuzi buvugwa mu itangiriro bugenda buhererekanya n'ubuhanuzi buvugwa mu byahishuwe ndetse n'ibindi bitabo. Kuri uyu munsi rero tugiye ku ngingo yo kuwa kane itubwira ngo gushakira igisubizo ikibazo cy'urupfu. Gushakira igisubizo ikibazo cy'urupfu. Ahari ikintu kibabaza kurenza ibindi byose mu kubaho mu isi itandukanijwe n'umuremyi wayo, ni uburyo urupfu usanga rwihishe muri buri kizima cyose, rurekereje kugira ngo ruhitane umwana uwo ari we wese. Ni ibihembo by'ibyaha. Igihano kitugeraho bitewe n'uko twitandukanije na soko y'ubugingo wenyine ugenga isanzure yose. Isanzure yose umuremyi ku bw'ibyo rugira uruhare rukomeye mu buhanuzi bwa Bibiliya, byaba mu kubaho kwarwo, ariko icy'ingenzi cyane igisubizo cyarwo kiboneka gusa muri Yesu no mu rupfu rwe no kuzuka kwe. Igisubizo cy'urupfu kibaho kikaduhangayikisha ndetse tukababara tukarira, ariko kimwe cyo tugomba kumenya ni uko aba ari ingaruka z'icyaha cya mwene muntu. Bityo rero ikibazo cy'urupfu nta handi twakibonera, tukibonera gusa muri Yesu Kristo ndetse n'urupfu rwe. Ukuvugwa kwa mbere k'urupfu muri Bibiliya hamwe no kwigaragaza kwarwo bwa mbere, byombi bitanga umucyo mwinshi kuri iyi nsanganyamatsiko y'ingenzi mu buhanuzi. Bikaba bidufasha gusobanukirwa ubumenyi bw'ikibazo cy'icyaha, kandi bikaduha ibintu by'ingenzi bituma dusobanukirwa n'igisubizo cy'Imana kuri icyo kibazo. Muri Bibiliya haduha ishusho ngari y'uburyo y'ikibazo cy'urupfu, ndetse kandi bikaduha n'ibisobanuro by'urupfu. Ese urupfu rwaje gute? Iyo dusomye mu itangiriro igice cya kabiri ku murongo wa 15 n'uwa 17, Uwiteka Imana yajyanye umuntu muri Edeni, imaze kumushyiramo yaramubwira iti ujye uhingira ibirimo kandi uyirinde. Uwiteka Imana nuko iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye uryaho imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzagira gute? Uzapfa. Iryo ni isomo twese duhuriyeho tuziranyeho neza, ko urupfu ari ingaruka z'icyaha zigera ku muntu wacumuye wanze kumvira amategeko, bituma Kayini ahanwa igihano cyo kuba igicamuke n'inzererezi, ariko urupfu rwa murumuna we rwari rwarangiye yamwishe. Rero mu Bakorinto 15 ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 19 naho hari amagambo atubwira ngo ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo uwo itazuye, niba abapfuye batazuka. Twaba twarahamije Imana ibinyoma niba koko itarazuye Yesu, kandi koko abapfuye batazuka, ariko siko bibiri. 16 niba abapfuye batazuka na Kristo ntarazuka, kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro. Ahubwo niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Murongo wa 19 niba rero muri ubugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Nshuti muvandimwe, ahangaha naho Pawulo yahuguraga Abakorinto abemeza iby'umuzuko, aho bamugishaga impaka ko kuzuka nta kuriho, ariko arababwira ati Kristo niba Imana itaramuzuye, ubwo kuzuka ntikuriho. Ikindi, niba hari abasinziriye muri Kristo Yesu, abo bararimbutse, kuko ubwo nta muzuko wabugize gute? Waba uhari. Ariko se koko umuzuko nturiho? Umuzuko urahari. Kenshi dukunze kumva abantu bavuga ngo urupfu ni umugabane w'ubuzima
ni umugabane w'ubuzima. Icyo ni ikinyoma. Urupfu ni ikinyuranyo cy'ubuzima, ni igikuraho ubuzima. Urupfu si umugabane ufite mu buzima bwawe, oya rwose ni ikinyoma. Ahubwo urupfu ni ikinyuranyo cy'ubuzima, kuko ni ikintu cyiza kikakwambura ubuzima. Ni umucengezi utari uwo kuri iyi si, kandi utararugenewe kuba mu mugabane w'imibereho yacu ya hano ku isi. Nubwo tubana n'urupfu, imitima yacu irarurwanya cyane igihe duhuye narwo, nk'aho inyokomuntu yose uko yakabaye iba ibona ko hariho ikintu kibi kandi kidasanzwe kuri yo. Uko urupfu rubabaza kose, hariho ibihe by'urupfu bimeze nk'ibirushijeho kudushengura kurusha ibindi, nk'urupfu rw'umwana. Inshuro nyinshi ababyeyi nibo bakwifuza ko babanziriza abana babo gupfa, ariko twamaze kubyemera nk'aho ari ibintu bisanzwe. Urebye urukundo ababyeyi bakunda abana babo, umubyeyi yumva yapfa mbere y'umwana we, kugira ngo uwo mwana we ahari azabeho ubuzima umubyeyi yakabaye yarabayemo. Ariko ibyo ngibyo siko biri, kuko Abeli yapfuye mbere y'ababyeyi be, kandi nta cyaha na kimwe yari afite imbere y'Uwiteka. Nyamara bari bakoze icyaha, Adamu na Eva basigaye ari ababyeyi be, kandi nibo bagombaga gupfa mu cyimbo cye. Ariko Uwiteka yemeye ko babonera amakosa yabo ku muhungu wabo Abeli, ndetse wari umukiranutsi. Rero nubwo twabifashe nk'ibisanzwe kumva ko ahari umubyeyi wese yagasinziriye mbere y'umwana we, ariko siko biri. Imana niyo igena imibereho y'abantu bari ku isi. Urupfu rwa mbere rero rwavuzwe mu byanditswe byera, nyamara rwabaye mu buryo bunyuranye n'ibisanzwe. Mbere y'uko Adamu na Eva bagerwaho n'urupfu bwabo, bagize akaga gakomeye ko gupfusha umuhungu wabo w'umukiranutsi wishwe n'umuvandimwe we ukiranirwa. Rwabaye urupfu rw'akarengane rwihariye. Tekereza kuri Yesu, umukiranutsi wishwe n'abagome nk'uko byabaye kuri Abeli. Ni uruhe rupfu rwarusha kuba rubi nk'urwo Kristo yapfuye? Ni ibihe bintu bindi urupfu rwa Abeli ruhuriyeho n'urwo Kristo ku musaraba? Ni buryo ki imiterere y'urupfu rwa Abeli idufasha gusobanukirwa impamvu Yesu afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu mu gituro, n'icyo Imana iduhera muri we? Nshuti bavandimwe, urupfu rwa Abeli yishwe n'umuvandimwe we, ndetse na Kristo yishwe n'abantu bari bamuzi. Ariko urupfu rwa Kristo rwaje ari icyungo kitwunga n'Imana, kandi rwaje ari igisubizo cy'icyaha. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Ni muri ubwo buryo rero urupfu rwa Kristo ntabwo dukwiriye kuruhindura ubusa, ahubwo tugomba kwizera ko amaraso yamennye ku musaraba ariyo yatwunze n'Imana, ariyo yatunze na bagenzi bacu. Bityo tugomba kugendera mu buntu bushya, kuko Kristo wapfuye akazuka, natwe abazaba barapfuye ubwo azagaruka azatuzura twongere tube bazima. Reka muri uyu munsi wose Uwiteka tubane kandi atugirire neza, aduhe kwibuka ko urupfu rwa Kristo ari rwo yapfuye kugira ngo nyirawe ducungurwe, nuko izina ry'Imana rishimwe. Ngaho rero uyu munsi wose reka amahoro y'Imana abe kuri twe, kandi ibyo twifuza ibiduhera ubuntu nibyo mbasabiye nanjye.